Ichamera. Jesus. Hey! Bara. Nongera kugucura wasi. Bizanje. Tega nimbwa bagabana. Twanze konye. Umungura nyere. Okubura konye kwa mubite niyo mpamvu ujye nyisubira. Kuzajya ibintu byo kunyikubitishwa nawe tuzatwiyo. Sikuba warakaye. Kurakaraga gahunda twazifitanye nakubwiye ngo uzahano ngunzange hano hakirikana ndaza ndarindira amasanga yose nkurindiriye. Mvuye kwa Chantal. We? Kwa Chantal. Gukora iki? Patetse n'ibisonga. Karajyaga gozwa. Azi kujya. Sinaka kwetereza giteka. Je baguguriye inkweto? Kamere. Ubukadugu. Uzuko iki gikweto bagufashe guca bakagishira nko kumugwaye guca gwaye muri go. Uzuko yawe tapfa. Wagira bakaviduriye. Ariko nikaza gafite umwana mwiza nicyo kantu nagakuru. Mwiza no hejuru nagasupurese. Mama wawe kandi barazi ko ufite izindi ngo nanga ariko uzakurira. Tunakubwiye ngo nutangira kuzaje umugabo uzaje ubona utangiye gusazira mu rukweto rumwe. Kandi wanye mabonaga dushaje bakakugurira kandi buno bazaje. Buno nukwiba vukimama. Buno Rana rero reka mpamagariye. Dina ni ngwamagara nyine nibyo ngiye ukubwira. Mfite umupangu tugiye gupanga tubona amafaranga nka tube nk'abantu babaga. Tuzahora turi bigoye muri karite bazi ko nta mafaranga dufite. None tugapanga umupango nyine tukagira amafaranga. Nyine nibyo negi kubwira tuza nkubwira. Tukigira abapasteri tukavuga ngo turi abapasteri umuntu umwe muri twebwe akaba umupasteri akazajya avuga ngo ahantu uri ndimi agatuburira abantu bakaza bagatura amafaranga. Aya nago. None sinjye wize. Wezo bare kuba umupasteri ntago ariko kwiga. None niki? Nyine kuba ufite amavuta. Ubwo twaje gushaka amavuta rero ya Movi. Atari amavuta yo kwisiga. Amavuta y'umupasteri kuba ari mu mwuka nyine y'ahantu. Tugashaka pomade. Aya. Kuri umupasteri cyane uri kuvuga indimi ngo Jesus ntago nozo itane. Nozo itane. Ibyo nyine byo ndi kukubwira. Shanje rero ibyo ngibyo nyenje mvugisha uko. Ibyo nabishobora. Kwa Prince gwabishobora. Prince uramuzi wandi uruda. Wandi uje hano muri quartier vuba. Prince yabishobora. Cyane ikibuga. Aya waje umuntu abimubwiye akabimutoza neza kamera nk'agakote gafata nka Bibiliya. Yagenda ariko yabwiriza abantu. Tukakubera abantu batamuzi hano muri quartier. Tukavuga ngo umupasteri uvuye. Niko ko umuntu nago bamuzi. Prince nago bamuzi nyine nibyo ziko kubwira zenyana. Bazi kega ngo vuye Kigali. Ubwo none ubwo Prince ashobora kubwiriza tuje kumureba. Twaje no tuje kumureba ngenzi kari bubyemere tubimubwire neza. Tumubwira ati uzaje uvuga ngo tuvuye twebwe tubivuga nyine. Siga azagende bamubone bavuga uyu muntu ko batamuzi. Tuvuge ngo dukorana n'uwo mpasteri. Afite n'amavuta. Kwaji. Uri jya bari gahunda. Ikiba nuko uje garaho gatangira ukavuga ngo urabihinduye. Oya nje nako nabindura buno gahunda ndayifite. Amasara kayihene amaberebere mbere sise kuri migira amaberebere oya iriya yibyaye iriya yibarutse ingi Soka tukakagurisha yene oya debere sekuru mufite amabere andiriye nari mbisi dore ifite abanyereka iriya yibyaye ingi ifite nakuzuku ariko nawe menye ufite nk'uruhari mu kuvuka kwize nawe ngo ndako na sekuru miri mugane baraza kuri miliyoni za amwabuza akazi ngende kwiragira ihene akanga kaje muri nza ibi akaba kitaka benzi papa akabenzi kanari hene ajya ubu kaba kitaga hene wabuza akazi ubona ko akazi wakora kanyuma rukuragira ihene niko kazi gahari mwebwe muri gukora iki se muri kubwera angasi uzabaza wonaga ninje wabwera bwera umuntu bwera aba yambaye surprise umuntu ugambara ikabutura
Ukorekana amaguru y'ibitesi. ikabutura ni ikariso, ikabutura ni igitenge. Ukorekana ibitesi se ugira. Amaguru Imbwana. imidi. None iyo nyina ari ishu yiziritse irakurisha inzara. Atira cyarata Tamira. Tamira. Apeti. Bavuga iyo ugenda n'imbwa uburibwa. Uri iki mu muhanda no kwiba mubwira mugenda gusa nakiri. Reka tuvuge shukuri. Umusore nkawe wogira ngo ushaka akazi kaguha amafaranga meza. Izo n'ubundi baje baguhera. Aka ni akazi wowe uri gukora iki wowe? Uri gukora iki? Tukagura ibidiya. Ahubwo umuganira. Amandazi. Ibidiya para. Ntabwo ndiri irindazi. Mera nazo ntabwo ndiri utananyibutsa mana ngatwana ari. Ntabwo afite. Wari wandi fukuro. Kuri gatwerera. Akanza akagezo bundi. Bashyira mu ikanga ikinya. Ndumva mfite na tweet. Kandi nta makuru katarize bazi muragije. None uri kuvuga ngo ni izande se batari izanjye. Ndaje wa mugabo wa undi ufite inzu iraruguru ya etaje. Sizagwa bukwize ni uyu umara. Bani babitubwiye none. Turabiyewe. Uzi guhinda no gucyanuka. Ahubwo pereka nkubwire ibyari bituzanye reka tubikubwire tuve mu magambo. Muvuge ngo muvuge ibiciro. Cyo kamwe nku. Yego. Ubwo nyine twa mukanya natekereje nyine nago nasi. Watekereje? Kwa. Bera ninjye wabikubwiye. Koresha twanje twatekereje njye nyine urukumva. Turavuze ati ndavuze ati rero teka dushaka amafaranga. Ndavuze ngo nyine mpaka ukuntu tujye kujya twiba abantu amafaranga twabatuburira bakayaduha kandi. Njya kwiba. Nagarukiba nyakuru nagarukiba ugatuburira abantu nyine wowe banze ubyumve nyine tukavuga ngo Prince no mupasiteri akambara agakoti akambarana agafatana bibiri akabwira abantu ko ari umupasiteri abantu bagatura natwe tukabona amafaranga. Urabona wowe unabyibusha ufite n'uwo mudo iyo nda wowe wagira rimwe ubuyoka nyine urugoma tukayorete Tansesereza oya nagiri kugutesereza Tansesereza iyo ni sebanya guharabika nyine wowe umuntu bagira bamuharabika wari we gisobanuro cyo guharabika kandi wowe waraharabitswe muvuga ibyunguka man nyine nibyo niyo ukubwira uko pasiteri tukaba diakoni tugakorera amafaranga batura tukagabana ukajya usengera abantu ngo bagwaye ariko ngatwara menshi indwara sida kirango sida ukababwira ati indwara zose zananiranye nge nka pasiteri amaturo tukayagabana 70 kwijana ntaguhemba nge uzaje bahemba nge nzafata 70 kwijana irimo aha akumira n'umusuzi w'ihene yanjye wowe iki wafata gatatu zamugere mukore business zanyu mwumva ukuntu uri ikigoye ngomba gufataho 40 kwijana niba ari 100 reba niba ari 100 ngomba gufataho 40 mwebwe mukajyaho bingahe 60 mukagabanya arewe sibyo ubwo rero ni wowe wakoresheje ubwenge bwawe uri gutekereza ibyo ninde ugiye kuvuga ni njyewe ninde za pasiteri ninde uzatubura abantu ni wowe nitwe mwebwe muzakora iki none sitwebwe nande wazanye igitekerezo mufite ibitekerezo ngo ni mubikore cyo kintu nzakora nzaba ndi gusengera abantu mbabwira uburyo ki bari bubona amafaranga bampa amafaranga none sikeke tuzatwara igitekerezo fani bazaturiraho n'iyandi kode bazatura mu ntoki niba ari kuri telefone ni yanje byo binumvikana njyewe baruye yanjye yabwiye mutanye kuzamuza nari tuzaje gusaba kode y'urusengero ni yanjye tuzasaba kode y'urusengero kode y'urusengero nyine zarumbaruyeho mbese niba umuniza ni umushinga kubera uri kumva witumva none se nge nzaba mfite akazi kenshi nzaba ndi gusengera abantu injuza irizwi ariko kubera ko abantu yakatakata mwigiza abantu baturuka muri Egiputa iyo ni igizamu ukuntu bijyakubye nyine ari imbipanze wowe ugiye kwambara uzajya wambara agakoti na bibiri nuhura n'abantu babwira ati ejo dufite amaterano reka tuzaterane kwa kangahe kwanza nabyumvise umwera ye nabyumvise ahubwo 70 kwijana nibyo twugiye kuvuga ni hagati no hagati ni hagati nimba ari 10,000 tugabane tunganye karaka naga nge nasakuriza uburungurungu waragirira noneho turebe yese ndi umumira busa nkamwe nyamara ibyo byari biri mu n'amafaranga ukaba muri ndarya 40 mu dijana 40 kwijana turapfubusa 40 aya mafaranga urukuzana ibintu ubundi turugwene aha iyo business munyingingi ko naho ndi umuntu mwabona ushaka kubwiriza hari ikindi Imana ivuze ku buzima bwawe ingosha simunda kirita komeza ngo tubwire komeza nyine hari ikindi Imana ivuze ku buzima bwawe lakata kashaka lakata mbonye Israeli ari wo mukuru w'umudugudu muri Israeli haleluya maze ngaramufata ngo yinjira mu kigobe cya Egiputa akuramo icyo bita diyama mvugira ngo diyama ubuzima bwawe nikwe muko aya turayari reka twimagine nikwe muko turi mu rusengero mvugira ngo umugabo mvugira ngo aya passport umugabo twaba turabatinganya umugore oya ni umugore ndi gusengera mada mvugira ngo umugabo ushobora mbonye igisore gifite amafaranga mu buzima bwawe
akiri digi mvugira ngo umugabo mugabo hari ikintu mbonye ku buzima bwawe mvugira ngo passport mbonye visa uyifite mu gakapu mbona uri ahantu ngo hameze nka muri neje pasta urakiza mbonye mvugira ngo Canada kuvuye hanze zazisa kuvangamo uturimo twandi ngo so ngo then maybe respect me Pastor Prince Pastor Prince none gishiramo ngo signorita mamacita Habibi come to Dubai gracias mucho gusto comment ça va regardez-moi regardez-moi je m'appelle Prince Pastor Prince prophète utabimara ahubwo ibintu tujye kwanzura numvaga namaze kuba umupasiteri utamara amavuta ahubwo nangaye kuranga tubisoza mu ntanga nta kibazo dupaswemo hagati ubwo ni ukuvuga ngo igisigaye kuwa gatandatu wikirira ukora icyambere nuko ukareba ukabwira mukecuru akaguha ibivuzo ibikoresho ni ibyande ugenda amureza agakote nzasanga bibiriye koti bibiriye icyo dusengera muri icyo gipongo tongo ni nduzazizana ahubwo ikintu cya mbere nta kuntu yazaje agenda mu nzira akabwira abantu ko nyine bakamubona nk'aho ari umupasiteri banabonye agenda mu nzira ariko birasaba kuba nzanywa ibivuzo byinshi iby'imbere cyane waguhana kiwiwe noneho tuzatugera mu muhanda mwebwe muri abakozi b'Imana uri kumva abadiyakoni njyewe ndi pastor nakada Pastor Prince noneho tubasengera witwa ngo hari ikintu birasaba ikintu cy'ikinyamurenge tuze we mbonye hari ikintu kikugezeho imbere y'Imana nzanama nogeza amaboko numva ndi mu mukaga wa ukanafumba nzanama mvugira ngo Imana w'Imana urabimara uzabura ibintu uzakoresha ubwo gahunda niyo ngiyo seketekelala ahubwo kumvikana kuva mu ejo tujye kuzagenda ubwiriza abantu mu nzira n'akabibiriya utangire babone ko muri karitari pastor wawe mvuga mu ndimi umuntu agatungwa n'iki n'ibijyo gusa atungwa n'ijambo ry'Imana ntagatunzwe n'umutima gusa ahubwo yatungwa n'ikigage njye nkunda kiwingu bro njye nkunda inzoka n'ababiretse harya umuntu agatunzwe n'ibiryo gusa atunzwe na kiwingu oya none avuga kiwingu ngeraho kiwingu y'Imana wanatungwa na rabiyante cyangwa ukanatungwa n'ikindi cyuma gikomoka peti imitsi se yagutunga kusubizana mu baturage b'Imana nako umuntu aratunzwe n'umugati gusa atunzwe n'ijambo ry'Imana shakatakalaka gahunda zirasaba kugenda ubanza batanga icyo bita ubwiyumviro cyangwa se nareke ejo tuzabimuzanira tubimuhe mwiriwe neza mama Merano Yesu nashye ibintu by'umuryango wabizanye mw'ibi bintu twapfuye Yesu ashimwe mama Mucunyi ushobora uzasanga uzaje wakira n'abakristo bameze nka ba Semuhungu Semuhungu amusengera avuga ngo mvugira umugabo ngo mvuga umugabo sheri okay ubwo gahunda ubwo we nicapfuna gihene tuzaza gukubwira na pastor saragira ihene iriya hene urabiretse agashinga katangiye agashinga pastor cyangwa tukiri hari ikintu Imana ivuze ku buzima bwawe Pastor Prince n'umuntu bari kumbwira ngo ngubure nje n'umuhungu n'umukobwa ku buryo nzamura mazayose ninjye mukobwa ninjye nanu yesatajagaja akosha ntasoni ubwo kaza none twavuga kera nkiri umwana ngo njye kubobera ntasoni uko kandi kera wabaga umparayende kukubona ushaka kugwana kera ntabwo wagutasha nko hobera papa none ni kugobera ukanyigiza none ubwo njye nawe turangana ushaka uko ntarusoni kuva mu gitondo aho nagusigiye aha isaba tirinze kugufata ntabwo uzi gukora imirimo nsiganye ibijyo ntabwo ari igikoma sasa mwana nacyo najya kuranga sanga cyabaye mugezi cya nje nawe tuje niba utazuze ibijyo none nanjye uzarebe ngo hari imirimo uzasanga nakoze nje nawe ninde mugabo umugabo se mama ntiyagiye ntiyahukanye ubwo se nawe uri umugabo cyane nawe uri umusore nkanjye kubera mama yagiye nawe uraho ninjye uri gutera ayo magambo yose nta soni nta rusoni ku musozi wose Mucunyi yananiye papa we Mucunyi nike tujuje gusenga tuje kwibusaba tera gufasha
uraho satani nikuzuyemo. Na wose kuvuye guhinga ku isabato. Isabato yatangiye niyo so. Acishwe ntiratanga isabato ntiratanga. Amasaha yageze se? Ha. Enda pfa kujugutira kano shishirizamo kano gakoture. Ejo nzakajana gusenga. ubwo ari wowe kugira ngo nibese kandi izuba sanira igiye kurenga iyo urizana kare. Nawe ureba ukuntu uriza. Urabona ko aka niko nzojana mu sabato. Urukona sikiri kumenya. Yute. Shiraho. Kandi ugire vuba. Nuko zo mwana rivurira ikote rero majyaro uri kuvuga ngo ako ubu si cyo kote wanje. Esa waki. ngara kunyengo bitujongeza mbavu nzazi kembe. Ugiye kubura gukora iki? Ako wareka ko none wareka ngafate basenda besera mu. Changare kamesera hari amukenuza mukizeye. Muki? None harabone hari ikindi kidomo. Cyangwa kano kuri meze oje no mu mugezi. Urajya mudakinza se? Mucho wareka kukigira aho kazaga. Mucho. Wiki. Uhera umwana nonde bengu zasohoka. Mucho. Udasenye onu ngaraba ukahukana. Uri papa fungurira. Kandi nari natangira kubyara ndi papa utangiye kunsaba imbabazi uzavamwo ejo. Mucho. Ahubwo ndibutse bamerano ngiye kuba kano gakoti shagwa paretse bakagira kaba pastor. Umashahari jya bazavaho kuri Noheli ugize amahirwe byihuse ndebe. Akuno kamwe bitabi by'abasaza. Bareka gonda kunyuza dushape tifure. Nzajya Ucinyewe. nzajya nsengera abantu warya. Chongo za papa. Mucunyi sasiga Ufate nk'amata y'abashitsi. Kwirukana. Mucho. No kwatinge kurishira prince ubundi ndataha byose twabikemuye. Uyu Fungurira ka. Gota. Muchonyi. Uyakuzujukunya ana ntawazi kurona inkonzi. oya Nuko. Na Jonari zanye taya. uzanye ikoti Ubwo nibagiwe ipantaro none aragana na pantaro. nakubwira ngo kinga tuje mu nzu hakiri kare ngo wapi nakugaruke ariko kujya mu nzu hakiri kare ubigiye wabimbwiriye ubundi nabiki ni ukuvuga ngo umugore wa mbere natunze kubise mu menuzuri iryo ni ifuga ryakure nagimana bamukubise inyosho yibuye ubuzutu ngiye kubona mbona burakubanye None nyambariyeho singina yivye papa nanjye nayivye papa Nirakubwira roza ambara turebe kwanza nemba ndumu. Nituba pastor wanyaho nshaka kuva no lakatakashe niba ari ikintu byaricuza n'ukuntu nashakanye nawe ubu koko ubu ngo ariko mara ubu ngubu nashakanye nawe ubundi nararebaga cyangwa ntabwo nareba ariko mutangiye kurengwa nagiye kureba kuki none si kukubwira ngo ugenzana amafaranga hagize umuntu agahitana wambwira ariko amafaranga uyu munsi ni amafaranga ejo ni ariko mara yanjye we niko amafaranga kuzageza ryari aha byabivuze yabinyuye nusha kwituyikura mu kigitero pasta Yuma biranyi kigitekerezo ni cyande urangwa se yari kuyakorera Nimumeze kugurisha nk'intu munware neza uri nye mufite ye dara na bibiri ya sasa hano gucanjaka nagusengera ugahita bushika kandi njye uri kubasengera ibyo ntabwo bindeba kuko ndashaka ko duhindura n'izina Fani ukareba irindi zina twitwa Margarita uvuze ngo iki maze ari kwesa ibera ari kuri hinaganure erega mu bintu ugomba kumenya neza enda tuyigurishe mu njama kandi tunabigurisha Bishop baramute we nkwesize imyanda none ngiye kuba pastor buri muntu ugiye kubona amafaranga ubundi nyine banga none ni mu rugo nawe bibiri neza udacurika bakorento bagataka yiyishira hariya araburi kinavuga ibintu bibura umuntu avana n'ibintu nta kindi kintu ibintu bibura tugende twiteguye cyo naje kubwira kuvuga ibinyarwanda abakristo bagure mu kabari ngiye gutagarukira n'umunsi nako muri bo buri ngenda byizeye yewe akarajya nawe umusaza
harya nabonye umusaza twaje gutuburira ntabwo mbabura ahantu hose muri bone mubabwire ngo uko gabona ko turusha abana akunda kubura ugomba kumenya ko nkiri muto ukabimenya ukabyitondera nanjye ntabwo naguhakanyije umva ugomba kwitonda bitabaye ibyo ukagenda cyangwa ariko nanjye ndumva mbwa n'ikintu cyara ndavuga ngo nashatse umukobwa urabimenya se urabimenya urumva namaze kwirukana abagore 3 ndavuga n'ikindi kintu ntabwo nakongera gushaka maze nawe magambo yawe wirukanye amaze kunjya mu matwi maze kuyarambirwa narirukanye noneho ninjye ukurikira umva ikoze mu nzu ikintu cyandika amafaranga tukabari mu gitondo kugira ngo utatigore ariko nawe ku munsi wa mbere urabara ku munsi wa kabiri ukabara ayo mafaranga ubara ariko ko umuntu ufite umushi umuntu ukumbugana umushi maze kurambirwa nawe ibintu byawe bya buri munsi amafaranga yabaye none wabonye tugurisha igisambu kugira dutandukane twanatandukana ariko ego twanatandukana shogosha rugende nta n'urumi uvanye muri iyi nzu nguhereza iki mereza amafaranga urubyaro amafaranga aha oya na visa no kujya mu visa kangarambe papa yirutse kuko ari kwinjiriza ntakajya ngira ko kumbese kangarambe apfuye yese kwa yinza hane ngaramanya no ngajya kuzimu ngo niyo mpamvu tujya byara ngo umwana kaje kuzimu yarariwe babyita kuri ngaramba ubwo ngafite amadeni kuzimu niyo mpamvu tujya azamadeni kagira amahane karanyita bagurishije iki oya amenye ko umupasiteri ntiyashwana nawe nubwo akarishe nyine umurima kwa ngarambe mvugishwe tukaba tutari twagerayo ahubwo njemera ikibazo papa aramwe wonge akwesha mobile money mu ntoki papa aramwe ngiye kumuzanira ihene isekuru muri ayepfo ndahita ndabasanga ugiye kuzana isekuru ariko nimwagiye mwenyine niba yabahereza turaguha iko bajya kurisha sheke kwa ngarambe kubera ni gakwisi wayiguze gakwisi ndi umukire gusa sisa ntabwo ari sako wagira se mu mashaka njye narabyumvise banze mwabasengera Jenga kurabya nara hakujya papa itwa ngarambe cyangwa ingenda nyigutwarire iyo ngenda yibike nibyo ure uzayifata muri uzayifata iwa jimba turumbura ninda nakataka paka abana ni muyaje shakala turumbura inda wabona n'iki boss merano ubimubye nakala ali hano ngaduheza gilewe nakataka basket la pâté la photographie laquelle UTMS tuganda ngagiye kukabarura mereza nguhereza iki mereza amafaranga nose njye naje kwirirwa nkanuye amaso hanga mwiyo kandi reka nkubwire nagimaze datuma nje niyahura birangire se nishira mu mugore ndi bintu nkorerwa njewe nta wundi mugabo wabikorera tumunsi ndajya kubona ubone meze gutya ubone ndiyahuye twebwe imana kandi abikubwiye fatize rugenda wiyahuye kizi impamvu utanyumva se abandi bagabo mu rugo rwawe babafata neza bakabafata nk'ababosi ariko ikintu baje igisuzuguro mu rugo rwanjye haleluya murabona neza bene data morning madam bwiza bw'Imana bugaragara murabona neza mwiriwe neza uzibyo siko yankoresha kunsanga ku mugezi yarangiza akaenda kwatsinze ntabwina ariko wamayituzi avuma ngagenda umwanya abashyitsi babanza bavuge nawe muze murabona neza ndi umukozi w'Imana ntutse mu Budage mbonye urakoze papa urakoze cyane umve hejuru amagambo ni wagambi cyangwa wabanza ukicara ukanatora uyu se n'uwaheye ni umupasiteri uvuye haleluya uyu mupasiteri avuye mu Bubiligi Imana yamubatumye yamubatumyeho arahanura asengera abarwayi asengera abantu mbese bafite ibibazo urakoze papa mbona wambaye inkweto yahengamye wagira ngo ni ifi bavanye mama mbonye hano ngo hari ikibazo ngo kiri gutuma amen urakoze papa haguruka ndananiwe niyicarire urakoze papa mbonye oya kwita mwene data kuri kuyijugunya mwene data ariko ntabwo nkuzi mfite message mama ndashaka kumenya icyo ukora ni umupasiteri mfite message ikibazo ikinyarwanda cye ni gike ni umupasiteri avuye mu Imana rero yamutumye muri Afrika iwalo kota papa lokota kasekana mama sekana mama yo amina pastor Bibiliya yakubwira birasobanuye ngo yavuye mu Bubiligi izi nkweto uri kuvuga ngo zarahengamye ni ingendo yagiye kwa la katela photographe aravuze ngo ibyaho ufite biraguhana urera nka shereki ntago ndaje kwe mbonye nje n'ibijumba
muze mbonye mubanyatsa ndashaka kwanza kumenya ibyo bakora kameze nibyo tuzajya bijyanye ndabizi wewe wabaye waretse ari amahirwe agakanshika nuguhita mwishe izina ry'Imana uguhita mwishe ntabwo nzajya ndahora nyuma ya shefu haleluya haleluya yego pastor murandebe biga nata waduri kumubwira ngo uyu pastor ibibazo byose byo mu rugo rwawe uje kubikemura yego imagarara hejuru kandi ari umupasiteri bya bibazo byose by'ubukene umaki ubukene ufite mu muryango wawe ari hano uje kubikemura Yesu ari hano gaduheza Yesu ari hano mbonye mu muryango wawe hari ibibazo ntazi niba hari ikibazo cyaba gihari mwakimbwira itondesha yaje kundandi n'inkoni muze ntabwo njye n'inama nshici kubagenda pasiteri yaje kugusengera wowe urakoze papa yaje kuko kugusengera umutima wawe hari ikibazo mwari muri guswana we na madamu muri gupfa gakataka shekete paralala amina pastor amina abase nabaye hari ikibazo muri abahehe kukumva njyewe ndi umupasiteri turutse mu Bubiligi no mu Budage nari maze iminsi noneho mbona muri Afurika mbona ngo hari umudayimoni uri kugenda muri no quartier imbyaro ngo zarabuze amafaranga ngo yarabuze akazi ngo kugira ngo akazi bwawe mvugira ngo amafaranga we mugabo banza wumve simwa cyangwa mpita gutumura none kwanyu nukuvuga ngo umba sibanzumva nukuvuga ngo njyewe rero wa muhungu namunzu kugera wanje ntushaka ku nibikabe banza wumve aho bari kuza ukabanza ukanekuza iyo usanga nambaye ubusa ufite message Uwiteka Imana haleluya umba nsobanura icyaje gukora kumubaza nanjye uyu mupasiteri ni umupasiteri kuva mu Bubiligi akora iki avuga ubutumwa bwiza arahanura aragusengera ubukene bugashira indwara zanze gukira zirakira ibibazo byose ufite bigashira dore nk'ubu ngubu abadayimoni bari kugusosoka uri kunyicishije iyo nkoni ahubwo ningize ngo nta mafaranga mugiye gutanga ni hafi aho kugira ngo asagiye mudayimoni w'ubukene uragiye umudayimoni w'ubukene uratumutse inzira mbonye madamu mbonye famiye yanyu ifite ikintu cy'igitiyo cyazibye kirimo imigisha Siwumva. Mere dani nkoni yanje gihe. Nkoni yawe nikigaragaza ko afite imbaraga. Eka mugeze ukuri. Sinajema. Ndabona. Tondoka toy. Tuza mzee. Nukuvuga ngo. Papa. Asante sana. Jabitonda banze mzee. Arikitonde wa mugabo. Icara umve. None ndashaka. Mvugira ngo amafaranga. Mvugira ngo amafaranga. Arikitonde banze. Mvugira ngo amafaranga. Nisi madam. Kubaza ikibazo. Sibyo. Thank you. Genda ganira ikintu nawe ukaza ukakibwiwe. Kakabazira bya. Uya ikintu cyo kujya. Imbaraga z'Imana zimweretse. Uyu mupasiteri wareba no. Thank you papa. Babandi ndababonye. Bagutuye. Bamwe bambwiye nyakubawa datuwora. Warabivuze. Amena. Warabivuze. Amafaranga ku buzima bwawe. Toni ndigusoba ariko man. Yabega data, madam, mvugira ngo umwana w'umuhungu amena pastor. Amina urubyaro mu muryango warabivanye urubyaro mana warabivuze. Amena. Urubyaro rwabonetse vayo. Ndakubwiye ngupfukame. Urubyaro ku muryango wanyu. Urubyaro ku muryango wanyu. Nabuze urubyaro imyaka yose mwabanye. Umwana agiye kuboneka. Urubyaro ku muryango wanyu. Nenye gutayo. Mazanga amazina muzamwitande. Ntabwo wihana kabanga. Kandi Toni bategeka. Aya ngaya pure aratuvuna. Kandi reka sinajye Imana. Tajya kubona umuntu ndiyahuye. Ubone birarangiye se. Nukuvuga ngo ndabona ndipfuna warangiza ukambuzwa. Urubyaro muzee, urubyaro ku buzima bwawe. Nk'inzira y'amafaranga, nk'amanyarwanda, nk'amadolari, amanya-Europe. Rero mugabo we, mfite ikibazo hano iwanje mu. Umugore arandembeje. Ikibazo ntibyaje gukemura. Tumaranye imyaka 2. Neza kubyara yabuze urubyaro. Ushaka kuvuga neza yabuze urubyaro. Ariko tuza mwibaza. Wageze kwa muganga.
congratulations kugira ngo umwana w'umuhungu murasaye we gata urakoze vuga ngo urakoze umwana w'umuhungu musa yewe gata umwana araje musa mbanye n'undi wa kabiri surukumva kandi umwana wanyu n'izina twaribonye izina nagerangije mubwira izina bazamwita umugongo uracitse iyo mubwira izina ry'umwana pastor mubwira izina umwana bazamwite murasagize bazamwite la katakatengelambe ngalambe Mungu mwiza Mungu mwiza uzahesha ishema igihugu amina pastor amena ugiye kumuntu ukomeye ubuse yarasi ko ariko witwa ariko mbona uko n'amaso madam akira umugisha amena akira umugisha yawakiriye kugira ngo igitambo kugira ngo igitambo mbonye ngo hari agatabo kugira ngo sako ngo kasako amina pastor karimo amafaranga mwagurishije mbaba bitonze Tonyo gatoya mureke ari kuvugishwa n'Imana udatuma ava mu mavuta sanzwe tutende wowe uratuma Imana ndavuga ngo ceceka kiba akira urubyaro ku muryango Tena jimana njya akira urubyaro reka nkubwize kuri njyewe ndaje kubona umuntu ndapfuye kubona nje ndi yaho cyane ndabirangiye njyewe nibizanazamo n'imbaraga akira urubyaro akira urubyaro kukorana na ngo uri kumva ibintu bari kuvuga ku Imana tuza kuri urubyaro ugiye nje no ikibazo mfite mu rugo wanje nakikoke gikemure mbona nakikora dufite nagatabo kasa umuhungu mwiza w'igikara haza n'undi wa kabiri amena rata pastor amena n'undi wa kabiri murasa abana babiri umugabo yafite amavuta amena afite imigisha yari yarazibye kuri uyu munsi wa none mwirabotse amena 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 mvuga ngo igitambo madam igitambo ikibazo cy'ubukene gikemure yabe gatata mvugira ngo amayero amadolari amanyarwanda amanyakenya amanya East Africa na buri kimwe mbona ngo umugisha amina yeee ukaswancishiwe wavuga gatabo kasa kuba kakazana gatabo kasako ya mafaranga vuga ngo igitambo agatabo kasako ngo karimo amafaranga mwagurishije umurima ngo gitange nonaha mu kwezi gutaha tariki 5 butwite umwana w'umuhungu urakoze papa umurimo wanjye warangiye muri Afrika ndahita mpava muri Afrika ndahita ngenda nguko muri Afrika ndahita ngenda mpave bitewe n'ibintu mbonye umugisha muri uyu muryango mbonye buri kimwe yego mvuga ngo igitambo muzehe mvuga ngo igitambo munose komeza nyikaye yo katanze agatabo kasa gitanze y'amafaranga twawishije hano niho harimo igitambo rero rekimani ikabike rekimani ikabike akagakari ubwo bwira kansubiza nakubwira password ngira na password ubu Imana yamaze kubyumva yo data uhoraho warabivuze la katakapa ndi kubibona umugisha la kapaka shakatakala twabonye sukunjwa n'ikwacu yo bujyanga amafaranga ugiye kubona ku buzima bwawe urubyaro mama tuzagaruka tubiteka tuzagaruka dukomeze umurimo w'Imana password ni 813 oya ni ukuvuga ngo twagurishije umurima inyandiko zose zinagitanze ubwo bizasaba ko ejo tuzahurira kwa noteri kwa noteri sinabimenya Uwiteka sinabiteze ikibanza sinabimenya Imana ibahumugisha rwose ariko tuzahurira kwa noteri ubwo tuzahurira kwa noteri takapala la gutsemesi yakata ya photography icyuma cyangwa tondoka twese amagambo yawe nana uravuga iki sema reka kunywa no amaso sibanze nkubwire kuvuga ngo urukundo mu gitondo uhituje abantu bagenda bakora umunani n'ibirengera byose ndi kukubwira ngo mu gitondo uzindukuze abantu n'ibirengera byoza ko ngiye kubona umwana uravuga iki umunani ngurishije umurima ngurishije se n'ugwawe
imitungo ni iyacu twarasezeranye ibyo ntuzongere kubimbwira kukubwira ngo mu gitondo sindi twaza gufata umunani ubu ntacyo kunkanga gihari ngiye kubyara we ahubwo si bari abagabo ariko muraziranye ngahumva amagambo yawe hajya umuhaye iki hajya umuhereje iki ubwo bigeze ku mafaranga urasaze nta nuko ndi kumenya ibyaha ubwo urasaze nigitangaza bigeze ku mafaranga bamizo nkweto ndebe n'abashyizemo tujya abantu guhita mwiza bari hano itari hano sinshobora kubyemera izina ry'Imana sinshobora kubyemera ikayi yanjye igiheremo seke itari hano mana we bageze ku mafaranga urasiga cyo kudareka mite niyahura bita birangira iyahura genda wiyahura mucunyi yo mucunyi chakini Tirabonye ubundi wari uri nuko mugambi wari ufite uri aho ngaho usaza utitira gusa ubundi akamaro ufite ntabwo urema rero mwamenye n'ingabo nacu icara hasi utuze tugiye kubona umwana Tugende. si umwana washaka tugende nyura hano oya ntabwo ni mwabyumva cyangwa tugende muramutse muraho bamucu muraho muraho mucinyeri mucinyeri hese mucunyi zimwe twaguze mu nzuma zishaje Mwaguze mu nzuma zishaje eko rushika urugande we mucunyi wayemaye nikuzi mucunyi wayemaye niko mucunyi wayemaye muzana kora kuri papa wanjye nakora kuri papa nakora kuri papa ndarwa nakora kuri papa ndarwa sha papa tugiye kujuma sheke pasteur nakora kuri papa Wow! turagwe ibihumbi bibiri turagwe ibihumbi bibiri Niko nje mubwira ukuntu ikoti ryanjye rirageze kuri uyu mukogo Icyana cyo kwa cyambarira ikoti mucunyi niho tujya mu kubara pasteur Franza yambwiye munozizi muri hunamwe ubundi icyana so tunagirana ibibazo bikomeye cyane Uragira ibibazo na Samucu. Ufite ibibazo na papa. bafate bibye wa musaza bibye wa musaza Ni wewe. ninjye nyine mwibye ikoti ryanjye abantu bagiye kwiba amafaranga umva ufite amagambo kayasonda gukubita ariko mane cya prince ni cyuka penalty Kuvuga batanakibajije ubundi. Kubita cyane uyu. Bibye kilo wazi. wakagaramba abene wanyu wakawe nane ni basiga Muzari kari muze. Mukamubikira gakuri. Zaramubikira gakuri. ariko kuri gwagura kubwira muri abakozi b'Imana murakomeye murabona ufatanyije nabo ng'abakozi b'Imana ngo abakozi b'Imana nta soni Jugunye ngo niyo musaza nazo. niko ngo abakozi b'Imana nta soni murafatanyije namwe mwafatanyije ndetse papa mutu ikoti gara nta soni nta rubyaro ugira wowe no kumugaza kazambe urubaza rwanjye amaze kurujugunya ngabo nzandagenda katabyarago tugenda wowe kandi genda mundi mwagutse mugiye aratwica akaba nawe kigenda kwacu musigaye mubaho ndebera abaho kuyinywa niko bibira ni mama utazana ibintu byo kupangira ikoti ryari ryawe birasya ni mama none mama wanje wo mupandiko none simwe urumeze ute simwe ariko gara imvamo y'Imana nawe mufatanye mukingirane nimurangiza n'ikoti ryanje muri ngo abakozi b'Imana abaheze n'Imana bishobora kunjita ngibyo mbizwa Ukujayo wakwicara. ntabwo ibyo aho mbizi ndi kuki none se abakozi b'Imana bavuye abakozi b'Imana bavuye iwanjye ariko nikanze mbona kabuze ariko mbazije umuhungu watwire ambwira yuko yagasyaje mu cyuma
kagakoni nagenderagaho cyane kirumwe nta kabuza neza neza urabona inkoni mfite nawe ndi kuvuga ibibazo byawe nawe ukavuga nako ndi kuvuga ibyanyu ukavuga ibyawe abakozi b'Imana hano bakuye ibi byana si ibyo kwa Karoli nje ndi kukubwira ikibazo nagiye iki ni cyo kwa Karoli iki ni cyo kwa Nyirarukundo iki ni canje iki ni cyo kwa Save umwe iki ni canje waje kanwe tukazana Yesu kuko Yesu Mtu baradukubita nivuge uretse Gasara ntiwova hano ganya Gasara ibyo wakora byose uratangiye gufata ndahari umurukusha niko nicona nindi kukubwira nina ramonyoye nakuna hajyana umuhungu wa Matiyasi no kwa Matiyasi Manasi abakozi b'Imana bagusengeza abahe b'Imana izina ry'Imana bahita bikukana amagini yawe yihe Mana uko uvuga ngo twase byari manga kandi uko utabyaye niko ubutuzi izina ry'Imana reka mubwize ukuri mubwire pasiteri aragusenga haleluya ukunda ibyo mu mutima byose birashaka biragiye abangaba hari abo witwaje mu mufuka abaye pasiteri barabadownloadinga se hano uri kumudownloadinga umupasiteri cyane ukuri n'abana abakozi b'Imana abahe Bishop Prince umuntu muzima w'umusaza harakubita abakozi b'Imana abahe turaba pastor Bishop Prince ubona pasiteri we nande lakataka ngewe Ngugu nari kuvuga baramwumva kamanza nakiriza reka mwakiriza umuco mwakiriza urwego kibatera gishaje cyangwa haguye umwana wawe ndapfuka bamusenge abakozi b'Imana abakozi b'Imana Bishop Prince ni umukozi w'Imana Bishop lakataka abakozi b'Imana da utita umukozi b'Imana ariko Imana buza utita umukozi w'Imana urongera kubikora ariko Imana buza abahe bakozi b'Imana sinaga umva kwishasha kubwire naza Watanze igikombe cy'umuntu kubwire umuhungu wa kwa Karoli Karoli umwe wa musaza niyo mperutse kuganira mu kabari kumbanya mu banyagwa se birangiye bicambere nuko ari umukozi w'Imana uyu ntabwo ari umukozi w'Imana ukava uyu nguyu niki tuje ukibona turi kuragira rega n'Imana biratandukanye ashobora kuja mu mirimo agataha agasenga akaza no kubwiriza n'Imana yaransengera arambwira ngo ngiye kubyara abahungu babiri cyane none se intanga barazinorodinga da taho zova barazitera mu murima se mu murima bazitera umuntu aziteraga mu wundi tugatera intanga intabire umva kubwire umva kubwire nongeye kumukora kuco kumbwa ngo nagari pasiteri uyu ntabwo ari pasiteri umwana wo kwa Karoli uyu ni umwana wo kwa Karoli ntabwo ari pasiteri wowe se kuro kwa Nyanzoge simpamagare Karoli Nyanzoge ko yiba ubu nawe iri sikoti sicyo baje bambaye iri ntabwo ari ryanjye sibo bari bagibye si wari wagibye iri ntabwo ari ryo bari amagambo yose nibyo yakojeho cyane reba neza n'iryanje pastor kisijyo kijambaye ibyo waje wambaye mwa nari haye ikingo kirimese Imana uvuze ubwo ku rero buzima ko bwawe byageze kuri iki nico byo biri ku ibyo waje wambaye nibyo turateganya reka isabato yatangiye tugatangire kwanika mbwiza ukuri wa muhungu iyi nasi ndabibona yaje ryambaye ko yamanuriye wakabyara aguhanurira ikiza niko uyu ni uwa Karoli none reka kubaza akantu gato hari ikintu wabahaye nabahaye miliyoni bajanye fagitire bayabaye none muri kuyamaheza tutagabana twabyumvikanye reka wareka ngigenzura ngo Bishop hari ikintu Imana ivuze n'abatubuzi hari ikintu Imana ivuze ku buzima bwawe hari ikintu Imana ivuze ku buzima bwawe hari ikintu Imana ivuze ndagusengera ndamuguha